Reka nongere mbasuhuze mwebwe mukunda kino kiganiro cyacu. Nk'ibisanzwe iyo bagezeho kino kiganiro kunda ubuzima, nitwa Gisa. Twagiye tubona byinshi ku biganiro byacu tugenda dukora buri munsi bigaruka ku buzima, ariko uyu munsi hari icyo tugiye kugarukaho cyagiye gisabwa n'abantu benshi, cyane cyane abubatse cyangwa se abakuze. Badusabye ko twazagaruka ku gikorwa cy'abashakanye cyangwa se nyuma y'uko ukoze imibonano mpuzabitsina. Ese ni iki wakora nyuma y'uko ubikoze? Ese ni ibiki byagufasha cyangwa se ni ibiki byagenda bikurikiraho nyuma yaho? Twagiye tubona kenshi bavuga cyangwa se bamwe na bamwe basaba ko twazagaruka ku buryo wenda wakenera, uburyo bwose wakenera nyuma y'uko umaze gukora iki gikorwa cy'abashakanye cyangwa se cy'abakuze. Uyu munsi niyo mpamvu twahisemo ibi bintu kugira ngo bizagufashe nyuma y'uko ukoze imibonano mpuzabitsina. Hari ibintu by'ingenzi byagufasha ndetse byagufasha kubungabunga ubuzima, yaba by'isuku ndetse n'umubano mwiza hagati y'uwo mwagiranye icyo gikorwa. Ikintu cya mbere, kwihagarika cyangwa se kwihagarika inkari. Ni byiza cyane cyane ku bagore kuko bifasha kugabanya indwara z'inkari. Ikindi kintu cya kabiri gishobora kuba cyagufasha nyuma y'uko usoje gukora iyi mibonano mpuzabitsina, icya kabiri ni ukuba wakwiyuhagira cyangwa se kuba wakwikorera isuku. Koza ibice by'ingenzi by'umubiri ukoresheje amazi asanzwe si ngombwa gukoresha amasabune cyane cyane ahenze cyangwa se akaze. Irinde gushyira isabune cyangwa se amazi imbere mu gitsina, cyane cyane aha ngaha ndavuga ku mugore, kuko byangiza umwimerere wacyo. Icya gatatu, guhumeka no kuruhuka. Ibi urabikeneye cyane cyane, umubiri uba wakoze cyane. Fata umwanya wo kuruhuka ndetse no guhumeka neza. Ikindi, kuganira n'uwo mwabikoranye cyangwa se n'uwo mwakoranye icyo gikorwa. Kugira ikiganiro cyiza nyuma y'imibonano mpuzabitsina byongera urukundo ndetse n'icyizere ndetse n'ubwumvikane. Gukoresha udukingirizo neza. Niba mwarakoresheje agakingirizo mugakuramo neza ndetse mukagashyira ahabugenewe, ntukongere kuba wagakoresha ukundi. Ikindi, kwita ku buzima bw'imyororokere. Niba wumva ububabare, kwishimagura, amaraso adasanzwe cyangwa se impumuro idasanzwe, ni byiza kwihutira kwa muganga gupimisha indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina igihe bibaye ngombwa. Ikindi cya karindwi, kwita ku byiyumviro. Ni ibisanzwe kumva amarangamutima atandukanye. Niba hari icyakubabaje cyangwa se wumva kikugoye, ntukabyirengagize. Ikindi nanone, ku bagabo hari bimwe na bimwe tugomba kuba twagarukaho by'umwihariko ku bagabo. Ikintu cya mbere turi buze kugaruka ku mugabo ni ugusukura, kuba wasukura igitsina tukagisukura neza. Koza igitsina ukoresheje amazi asukuye, cyane cyane munsi y'uruhu cyangwa se mo imbere ku ruhu. Aha ni by'umwihariko ku bantu batarakebwa cyangwa se bataraseramurwa, kugira ngo wirinde udukoko nk'impumuro mbi. Icya kabiri, kureba niba nta gikomere wabonye. Reba niba nta gukomereka cyangwa se kuba wababuka cyangwa kubyimba byabaye ku gitsina cyawe. Ibyo bishobora gutera ibibazo bikomeye niba byabaye ariko ukabyirengagiza. Ikindi, kwirinda guhita wambara imyenda ifatanye cyane cyangwa se wenda imyenda ikwegereye. Iki kigahita gisubiza icya ruguru. Iyo wakomeretse cyangwa se wenda wababutse, iyo wambaye umwenda ukwegereye bihita biba ibibazo bikomeye cyane, bihita nyine byongera ibindi byago. Niyo mpamvu rero imyenda igufashe cyangwa se imyenda itagufashe igufunguye cyane ifasha igitsina guhumeka neza kandi ikagabanya kwiyongera k'ubushyuhe ndetse n'udukoko tugiye dutandukanye. Ikindi, kwita ku isohoka ry'intanga. Niba udateganya kuba wasama, jya witwararika aho ushyira intanga zawe. Muri makeya, nko gukoresha agakingirizo neza, ibi byajya bigufasha. Niba hari impinduka zidasanzwe zikunda kugaragara wenda mu isohoka ry'intanga zawe, amaraso cyangwa se impumuro mbi, jya kwa muganga. Ikindi, kwita ku mbaraga ndetse n'imirire.
Imibonano mpuzabitsina ikoreshwa imirire cyane cyane. Kunywa amazi no kurya neza gufasha kuba wasubirana imbaraga ndetse no kukurinda umunaniro. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro nk'uko busanzwe mubizi nikunda ubuzima bwawe. Ni buri munsi hano kuri Kasugira TV. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka, niba warakoze subscribe ndagushimiye cyane. Kandi niba wakoze kino kiganiro kora like, ikindi ukore na share. Jye mwabanaga muri iki kiganiro nitwa Gisa.